Mugabo ukwiye kumenya ingano cyangwa ubwoko bw'igituba cy'umugore wawe afite, bizagufasha kumenya uburyo wamurongoramo, kuko burya uko bitandukanye mu moko burya no mu kurongora biratandukanye. Menya neza cyane ingano cyangwa ubwoko bw'igituba cy'umugore wawe. Ibyo bintu ntabwo ari ubwa mbere mbivuzeho mwa bantu mwe. Ntabwo ushobora kuba ufite umugore ufite umushokanyo ngo umurongore nk'ufite ikibundankari, never. Ibyo bintu murumva bishoboka? Ibyo bintu murumva? Umushokanyo, akenshi umugore ufite umushokanyo akunda gucumitwa kandi ahereye aturutswe inyuma. Kubera ko umushokanyo ni igituba kidakunda kugira amavangingo menshi, wapi. Ndetse rimwe na rimwe iyo umukobwa ugifite cyangwa umugore ugifite yahuye n'ibibazo byo kwikinisha n'ibindi bintu, ntushobora no kumunyaza ngo ubone n'agatonyanga, never. Warangiza ugasanga washaka kumurongora nk'umuntu ufite ikibundankari. Bizahura se? Ikibundankari wowe nyine umva kibunze inkari, nyine kiruzuye, uyishyiramo agatangira akanyara, warangiza ukumva ngo uzamucumita gusa. Ibyo bintu urumva bishoboka? Uzafata umuntu ufite agatoma umugereranye n'umuntu ufite intozi, urweso? Ibyo bintu urumva bibaho? Niyo mpamvu rero ugomba kumenya neza ko umugore wawe hari ibintu afite, hari ubwoko bw'igitsina afite. Ubwo bwoko bw'igitsina rero iyo umaze kumenya, ni nabwo umenya uburyo ugomba kumurongoramo. Iyo utabigenjeje gutyo, iyo utabikoze gutyo, uramuhemukiye. Murongoye uko ubyumva, murongoye uko ubishaka, ariko we ku giti cye uramuhemukiye. Niyo atabikwereka, niyo atabikubwira, ariko uramuhemukiye. Umurongoye nk'umuntu udafite amavangingo, arabyemeye, ariko uramuhemukiye. Ibyo byose rero ku muntu w'umuhanga uzi ubwenge ntabwo atinda, ahita abifatira umwanzuro, akavuga ati noneho ngiye kumenya ubwoko bw'igitsina cy'umugore wanjye. Umugore wanjye ateye atya, ameze atya, ndamutse mbikoze byagenda gutya. Ese niba afite umushokanyo ngomba kumutwara, ngomba kumuturuka inyuma nkamucumitira inyuma, imbere nkajya mpagenda gake gashoboka. Ibyo bintu bikakuzamo kandi ukanabikunda. Ikindi ushobora kuvuga uti umugore wanjye afite agatoma karongorwa gute? Ese umugore ufite agatoma akunda iki mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina? Akunda kugarama, akunda ak'inyuma, akunda guhagarara, akunda gucumitwa, akunda kunyazwa, bikunda byombi? Bimeze bite? Ibyo byose iyo ubimenye hari ikintu bigufasha, kandi bikaba byabafasha mwembi. Abantu benshi ntashidikanye ingo zabo zisenyuka kubwo navuga ko ari ubujiji, kandi wajya kureba ugasanga nanone ubujiji nibo babwitera. Ni gute ugira ubujiji muri iyi si? Iyi si duhora tuvuga, duhora tubigisha, duhora tubabwira, ariko ugasanga ufitemo akantu k'ubujiji, akantu ko kumva yuko udafite ikintu witayeho. Icyo uri cyo cyose, uwo uri we wese, ntushake uba uri umuntu nsoza kugira ngo iki, ariko hari ibyo ugomba umugore wawe, cyangwa umugore wawe hari ibyo akugomba. Utazamera nka ba bagore bigize abasirimu ngo njye ntabwo nanyara mu buriri. Kuki
agomba kugira ntugire, ni ukubera iki? Ibyo bintu ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza, nta muntu wabishyigikira, nta muntu wabyishimira kandi mu by'ukuri iyo ukoze ibintu bibi ku mugore wawe ntago agukunda. Iyi nyine iyo umurongoye nabi, reka tuvuge gutyo, iyo umurongoye nabi ntago agukunda, aragutekereza akumva wapi, nta kintu uri cyo, ntacyo umaze, kubera yuko aba atabona ibyo ashaka. Bivuze ngo rero ntashobora kukubaha, ntashobora kugukunda, ntabwo ushobora kumubera umugabo, bitewe n'uko ashobora kukwihanganira akagufata nk'umugabo we, ariko kubera ko hari ibintu aba abura, akumva ntabwo ari byiza, akumva ntabwo ari sawa nyine. Mugerageze rero mukore uko mushoboye, umugore ahabwe ibimukwiye. Muri iyi minsi turaza kwibanda ku bagore. Abagore bafite ibibazo bitandukanye mu ngo zabo, ndetse rimwe na rimwe hari ubwo usanga n'abagore badashobora kuba bavuga ikibazo bafite. Rero muri iyi minsi dufite gahunda yo kubavugira, dufite gahunda yo kugira ngo abagabo twongere tubibutse nyine, twongere tubakebure, mubashe kumenya nyine uburyo mugomba kwitwaramo, kugira ngo abagore banyu bishime kandi bashimishe abandi, bishime kandi abagore banyu bishime kandi namwe babagire gute, babashimishe. Ubwo rero iyo ukomye ukoma urusyo ugakoma n'ingasire, ntituba tuvuze ku bagabo, tuzajya tuvuga no ku bagore, kugira ngo mubashe kumenya, musobanukirwe, nyine muhindagure kugira ngo bigende neza, umugabo yishime, umugore yishime. Ariko buriya akenshi abagabo ahantu bipfira ku bagore babo, ni uko baba batazi umugore we ameze ate, umugore we afite iki. Iyo umaze kubimenya, umenya n'uburyo ugomba kubyitwaramo bikagenda neza, bikaba byatuma umugore wawe ajya arangiza, kubera ko abagore benshi muri iki gihugu n'ahandi henshi, kugira ngo uzabone umugore warongoye akarangiza ni ibintu biba bigoranye. Akenshi rero ni uko usanga umugabo ajya kunyaza kandi utakabaye unyazwa, ugasanga arajya kugucumita kandi wenda utakabaye ucumitwa. Ibyo byose nimubimenya muzubaka urugo rwanyu neza.